arasomye urayibara narayisomye nyirangiza ubu urabana agenda gutwara inda njyewe yarayinaza nanjye ngira gutya ndayikwepa yajugunyemo uhituna yanaza ariko nayo ngira ntya ndayikwepa uwishaba umuntu hapana swap ndakwepa gutya akunda se igenzi cy'umuntu wagwaye ntajya kwimba TV. Yes, noje kuguha ikaze kuri amaze ko subscribe hano ku Mvura TV nkuko bisanzwe twasomana na Tole Peace. Uyu munsi rongera ngo mu kigo cyacu twicaranye noneho ni cyamamare n'umustar udasanzwe ngira ngo abantu benshi cyane muramuzi. Uyu munsi mugiye kumenya byinshi cyane kuri uyu muntu ntashaka kubabwira uwo ari we. Wagerageje kwivuga ko mbizi neza kuri cyamamare. Nta mpamvu yo kuvuga icyamamare twagitomboye hano. Okay, nitwa Mimi TV ndabasuje mwese aho muherereye hose. Kora kahise Mimi. Oya mani genda. Habaye ikiza? Ntacyo. Mutara gukubise hasi? Oya. Modoka yawe yahirimye. Wow, rero nkuko bisanzwe murabizi ko nkunda kubana namwe biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nanjye nisanze mu kigo cya Mimi nyawe. Ngira ngo uyu mukobwa muramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye mu video agiye atandukanye. Mu minsi ishize murabizi ko ari ibiganiro duherutse kugenda tubagezaho aho yari ari kugenda terana amagambo pushingana n'umuntu ntashatse kwamamariza hano yarambwiye ngo no kumwamamaza gusa impamvu namutumye angana kugira ngo tumenye ibintu byinshi cyane kuri uyu mukobwa mubona udakijijwe. Nduvuga kadakijijwe. Wowe warakaye. Ushingiye kuki? Iyo rero ubona ukijwe nyine ushingiye kukivuga ko ntakijijwe ufite ibyaha byinshi ako umucamanza nari umucamanza azubwo ureba amatwi yawe nawe ubwawe urubanza utarwicira rw'iki hano amatwi yanjye ubwo se none babonye imboro yawe wowe yazanye uruhara izina rya Yesu nawe biragusekeje kuko uzi ibyo mwabyumvise umuntu atumiwe ari we Mimi Batangaje. Ni ibisanzwe ariko nta gitangaza kirimo. Bega ijambo uratinyuka ugafata umuntu w'umwana ukamubwira ngo ivi na ivi. Umwana? Umwana amera ubwanwa. Umuntu ukijwe wese aba ari umwana. Umuntu umukiranutsi nta mukiranutsi mbonye aho ngaho. Iyo urebona ntakijijwe. Ukijijwe he? Nari nagutinyuka mwana. Habe namba nta gukizwa kwa nuko nakwimye. Siba kunsaba se. Wampaye ikaze se nubwo nawe ari mu kigo cyanjye ukama ikaze kuri Mimi yawe. Okay. Wahaye ikaze kuri Mimi nyawe TV. Yego. Ariko hari ukoze kuza kwifatanya natwe. Hari umuntu ushaka kugira ngo ari ikintu ndi gupfa nawe. Ni nawe twakoze iki? Ese wowe yafatwa vango Mimi ngo nago nkijijwe ngamatwi ngwiki. Ni ibintu Imana yaremye kubera iki wowe wifata ugashyiraho urugero ukavuga ngo runaka ngo nagakijijwe. Ariko kurana rumwe nk'abantu bakunda gufata nk'abantu nkamwe cyangwa se abantu bafite ukuntu batoboye amatwi amazuru bakabaciraho iteka cyangwa se bakabacira urubanza. Ya bintu subuyobe. Ni n'ubusaza ahubwo. Uravuze ngo nasaze. Ni gusara gusasa ahubwo kusigaje no kwiruka. Gawe. Ibaze ni ukase nkatora amasashi. Ego. Amasashi gusa amasashi uzasanga baragutanze abacana imbabura. Ahubwo uzatoragura amashara. Mashara se mashara aracyabaho. None amagana bitoki murya biva he ko n'amashara ntiwe wabyibashije se nyine nawe ngira ngo nuko nguko dutangira tuba tumeze nk'abantu bari gukina filime ariko uko biri kose nta mutima mubi Mimi ariko nawe banza umenye ibintu byo kuvuga ngo umunyabyaha ntago gizwe protocole mu ijuru umenye ngo hazinjira bimeze gute murakijijwe hano ubwo urajya mu ijuru kuvuga ko ribaho babyumva murakijijwe babyeyi nasone wewe wari wajya mu ijuru cyangwa ugikuzimu garuko nabana bagikuzimu bavuga ko bagiye mu ijuru hari wari wagaruka kundakarira nk'ahari ndewe wagize sone urifata uvuga ngo ntago nkijijwe urakijijwe ariko akorera gucitse tu ururimi ruranyereye nyine none se ubuyoboye ko ejo twajyanye gusebuka nahimbaza umwuka ukabanuka nayize ngo nabyize wabyibagiye ndabyibuka ahubwo mba ngira ngo guteza abantu ntago byaguhira bawe kuri Mimi nyawe bamenye ko ntago byaguhira kunteza abantu ngende intungane cyane ahubwo ngewe na mwijuru ninjye uzaba muri protocole ninjye uzinjiza abanyabyaha nkamwe basabira imbabazi ku Mana uretse gukora video uvuga ngo wakwereka Yesu umuzamukora ibiki mva mbabarire osinje nimba ukijijwe ira video uvuga ngo iki navuze ko Yesu ndemanye bwiza ariko nta nubwo nabeshye ni muhuru uzamufata ku ngufu hawe yana unzamufata ku ngufu nzamuhabiza yuko yandemye ndi mwiza kandi kuba mwije mu kiganiro rero ngira ngo nawe ndumva wareba ukuntu wabwira abantu kabisa kugira ngo bamenye umuntu turi kumwe ninde cyangwa se nimba nje ndi kugusebya isebururuze
ko bavuga nese ubundi reka nkubaze wirirwa usebya n'abahinzi be bagira bate n'abakundana noneho ngo uri ngo no love ejo uzashyiraho na no stress ubundi urukundo rubaho ego kumva ngenzi ko rubaho ahubwo wowe uzi ko rutabaho wadusobanurira impamvu rutabaho ko nakundanye nka rubura iyo wifashe ngo no love ahubwo uzanavuge ngo na no life kuko nta rukundo nta n'ubuzima mu mvura TV nta rukundo nta uzi uko wasaze ngo ndebera mana ahubwo uzajya ushyiraho ngo abakobwa b'iki gihe natwe turabanze mwana nubwo tutaririmba nta rukundo nta buzima ibintu bivana hehe umva ngo ubuzima bwanagenda cyane ho njyewe noneho urukundo nkunda abafana banjye umva indani mu mutima imbere baranabizi yozo wishakira nta rukundo oya ntago ari bizima nigendera bakunda byatara uzabaze noneho umva ni bamba barenda bizi neza ko bari kunyumva byibura bajye muri comment bavuge umwanya mfata wo kuvugana nabo byibura urahagije kugira mbereke ko mbakunda kuko ari views ushaka wajya urangiza ntuvugishe n'umuntu ako njye abafana banjye ndabavugisha bakampamagara tukavugana nkamenya ukuntu bameze nkabandikira nkamenya uko baramutse ndetse nuko biriwe ibyo bintu wowe ujye ubikora baza abafana uko biri nuko baramutse ibyo bintu ujye ubikora mpamvu subscribe zimbona ziri kugenda zisatira ibintu ubundi biri kwikura he views sazura zireba njyewe abafana banjye mva turi umwe tugomba kumenya uko buri umwe ameze bakambaza ko naramutse nanjye nkabaza ko baramutse gishuga amamiliyoni nukubahohotera ibyo nyine oya ntago ari ukubahohotera njyewe nuko ngifite urukundo n'ubwambuzi bushukanye ngaho ibaze kuba nta rugo ngira ariko nkicara nkatekereza ku bantu bafite ingo nkicara nkatekereza ku bamama babuze urubyaro ko papa babuze urubyaro nkabagira inama nkavuga ntago gusenya ari wo mwanzuro nkaganira kuri buri kintu cyose nkabasha kukivugaho we kuki utabitekereza ni urukundo mba mfitiye abafana banjye ntago mba nifuza ko basenya ingo zabo bacaka ko zubakwa zigakomera impamvu nyine ndi no live ubwo rero uri nora ni nora ivuri nora babeshye ko mbakunda babeshye ko mbafitiye urukundo kuno byambabaje nasumba kunze umva abafana b'imvura TV nta bakunda na subscribe muzihorere n'uwayikoza yivaneho uvuze ko utabakunda se icyo nzi cy'umuntu wagwaye ntajya kwimba umuntu urese ubundi uje kunteranya n'abantu bo kumvura TV uje kunteranya n'abantu banje watangiye uvuga ngo imvura TV ugiye usangira uvuga Mimenya TV watangiye wivuga ahubwo bagiye kuvuga bya bizina bya bitondekanyije ngira bitagikirwa no murangamo bya bizina byandi harya ngo nimbwe bikira Uwiteka Mana ndagusabye kugira ngo uyu mukobwa atayimone ibiganza bitejejwe ntibigakore ku mukozi w'Imana ibiganza byanye byejejwe koko ibiganza biri gukora koza ku mabere y'abakobwa byejejwe gute bavuze Bibiliya ariko nkora amabere y'abakobwa Bibiliya wowe utunga Bibiliya nkora kora amabere y'abakobwa Bibiliya zaje wowe utunga Bibiliya niyo wayitunga yaratoye uruhumbu ase mimi wamugari mutunze Bibiliya ego imwe se njye ntunze ebyiri iyo umutuku ni isabu oya nabonye imwe idahagije nzigura ari ebyiri nuko arasonyura yimana narayisomye nyirangiza avana abantu banza bampangitse ndayansubira ngura n'indi ya kabiri tanga byose ni bimwe ariko hari ikintu nabonyemo ngo kumwami Imana izanabara nicyo gituma nta mwara waza kumwaza ute wowe urinde wo kuza kumwaza kandi bivugwa ko ntagomba kumwara iryo jambo ryavuzwe na Yesaya ngo nande kubera ubusambanyi yakoraga n'ibitoki yibaga n'ibiki byose genda siga wikigishiza mu byanjye nawe ushaka iryawe uvuge ngo kubwenda nini zanyu zabananiye mujye musamaho gake kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka urabizi se urabizi ibyo twadukobwa twose bari gukwepa na urabizi mimireka ako se wakishijwe igihe tumaranye mimi nari nanagusaba njyewe niba hari umukobwa ukijijwe ni njyewe kandi ikintu kigomba gutuma nkizwa nuko mwijuru ari Imana yatsindiye isoko ryo kuturengera wowe se ufite irihe jambo ugenderaho nge mwijuru ari Imana yatsindiye isoko ryo kundengera wowe ugenderaho niri isoko ryo kundengera ikampa ba subscribe ikama bankunda views zikiyongera kuko Imana yabyitambitse ntabwo Imana ahubwo nuko zikubashuka oya wowe icyo ugenderaho kuri cano yawe ukavuga ngo iki kintu nkigenderaho hari ijambo kare wavuze numvise nanjye nakunze wavuze ngo abahungu baragowe abahungu baragowe nta muntu ujya kubareba kuri YouTube wimbeshyera abahungu bagowe n'abakennye nkawe ariko abafana mukunda abakobwa
Mwagiye muduha natwe ku subscribe. Kora subscribe ukore like. Wowe se nicyo ufite gikuru abantu. Ibyo byanwa byawe n'urwo rusura rukangana wagira ngo haza umushogoro. Kandi bakururwa n'iki? Ngerega ndi mwiza. Abafana banje ikintu bakunze umva barabizi baranabizi. Icyo nkundira Yesu yangiriye neza amubwanwa ubu n'umuki. Umva Yesu yangize mwiza niyo mpamvu nanjye ngomba kuzomatana nawe mu bwame bwo mu ijuru. Yego. Uzomatana na Yesu. Mu bwame bwo mu ijuru. Abandi bazajyana n'abagore babo beza nje nzisangira Yesu kuko abagabo bo mu isi ntago ngiye ngundana. Abantu kamusanga sukiri mu isi. Oya. Hari ibintu utajya wumva. Ujye umbeshya ngo urakijijwe wahura na Yesu gutukiri mu isi umunsi nyiriza no kubana nawe utarajya. Ahubwo muri kurepeta indirimbo nziza nzamuririmbira. Y'urukundo. Umva. Cyangwa ari y'agakiza. Nzamuririmbira mubwira ukuntu ari umugabo mwiza, mubwira ukuntu yankoreye ibintu byiza. Utera imitoma nawe umushuke nk'uko ari gushuka abagabo hano mu isi. Ko nshuka abagabo hano mu isi? Ako nawe wanziye ntago ari gusa. Reka nkubwire, ubanza ari wowe utanga ijuru, utazarira. Oya hari abagabo bashukika n'abadashukika Yesu ntabwo. Ako se abagabo bashukika ni bande? Yesu ntabwo amushuka. Umugabo wa mbere ushukika ni wowe. Ati gute fata ukavuga ngo ntibakureba niba batakureba wahinduye inyogo yawe. Niba uvuga ko abagabo bakunda abakobwa wazambaye inguti yawe ukambara isuti ukazingiramo amakariso ugashyira mu mabere nawe ukareba ko batakureba. Inshuti nyinshi zikuryarya zitwa n'ishuti imwe rukumbi kubwiza ukuri kandi gukunda byanya. Ikiza nuko inshuti zanjye zose nta yindi ryarimo. Urumva ko ibyo uvuga ntawo bihuriye n'ikiganiro turimo. Inshuti nyinshi zikuryarya ziruta inshuti zanjye zose zirankunda. Ikibazo ni wowe utagira inshuti. Iryo ni ishyari. Ubundi nta kitangaje kirimo amacano yose agirana amashyari. Ubwo Imvura TV yagira ishyari Miminyawe TV kuko ari umukobwa mwiza w'icyuki, umukobwa w'inzobe, umva umukobwa mbese urenze. Abafana bafite icyo bagukunda nanjye abanje bagira icyo bankundira. Gusa ku ruhande rumwe abo wese bagukundira ngose kabasi Yesu aho kugira ngo ugire inshuti nyinshi zisa ngose kabasi oya mbabara ubwizwe rebe imbere ya kamera undebe wirebe nayo ndebe ni iki kintu cyakurura abantu bakamva wowe bakakuza. Aho kugira ngo ugire inshuti miliyoni zikuryarya wagira inshuti imwe rukumbi itakuryarya kandi y'inyangamugayo. Inkunda mugayo miliyoni zirutwa n'inyangamugayo imwe. Inshuti imwe ni Yesu gumana Yesu wenyine ngiye nigumane n'abafana banjye. Na Yesu uramwihakanye. Ikibazo nuko uzabura iby'isi ukabura n'iby'ijuru. Na Yesu uramwihakanye muvuyeho. Uvuga hera hagati. Ngiyewe Yesu yampaye n'abandi biyongera. Wowe ukeneye umukunzi umwe wenyine kandi umukunzi umwe ni Yesu. Umukunzi wa mbere ni Yesu nkagira n'abakunzi bo mwisi ari bo bafana banjye. Ngiye ntandukanye nawe rero. Wowe ukeneye umukunzi umwe ari we Yesu. Ngiye nkeneye abakunzi banjye bose amva mwiyongere umva gutya. Uze kuri Miminyawe mugende mumuremera Miminyawe oji mimi umugore cyawe uremerwa n'abantu bagukunda gusa. Umugore n'abantu bakwanga ntago bakuremera. Ngiye nta muntu nyanga. No kuri kw'Imana pe. Iyo reka nkwereke ukuntu udafite umuntu kwanga ubayeho nabi. Reka nkwereke ukuntu nta muntu nyanga PC. Ubayeho nabi. Niba nafata. Niba utagira abanzi. Oya reka nkubwire. Ntabwo uri n'umuntu mwiza. Ngiye ntago ngira umuntu nyanga. Nta n'ikintu ufite gituma gitera abanishya. Keretse niba banyanga ntibabimbwire. Bakabyigumana mu mitima yabo. Uranugura imodoka bazakugira ishyari banakwanga. Uko babona kunyanga kwabo no kubimbwira nta mwanya mfite wo kubitega amatwi. Bakabyigumanira. Unyanga wese adonke yabyigumanira nago nyeneye kubyumva. Nese nuzo kwambwira ngo uranyanga n'umundi sindi busibe kwa prodinga. Nuzo kwambwira ngo uranyanga unkunda ntazabura kundeba. Ubwo se waba uri mu bicyo urwana no kuza kumbwira ubusa muvande. Nta muntu kwanga. Unyanga yaranabyigumaniye nge ntago mbise. Kuri nge aho mpagaze aha nzi neza ko nta muntu nyanga. Wese nta muntu wanga. Nge nta muntu nanga. Kandi unyanga. Nago nkwanga nge nanga ibyo ukora bidafatika. Nanga ko wishushanya imbere y'abantu ukigira umurokore kandi nta burokore bwawe. Yesu nashimwe. Uri umunyabyaha kurusha abandi bantu bose. Imana n'abandi namwe. Mukanyeraje ngo musengere mugize. Nasisira zibingi. Wirirwa beke abakobwa mu rusengero mukanye bamanura amajipo batera amada nurangiza ube nka yago. Musenge ni yago ninde? Yende. Si yago. Yakoze iki? Wa undi wateye amada. Baragufunga wowe. Inde. Si wese. Ubwo nawe ugiye kuba nkawe nyine wigire ruswa. Yago yaguteye indase. Ngiye nago yintera ko narayikwebye ariko araba yaziteye. Yahiteye uharise. Ngiye narayikwebye. Wayikwebye ute? Yego komana. Ubu urabana ngende bagutwara inda. Ngewe yarayindaza nanjye ngira gutya ndayikwepa. Yajugunyemo uhitunda. Yanaza ariko nayo ngira ntya. Ndayikwepa. Uwisha umuntu. Hapana swap. Ndakwepa gutya.
ushatse kuvuga ko yonyeza amakwe by'igitego kikajyamo baswapinze naringize ngo uhishe umuntu zabaze njye ntabwo iryo kosa ntabwo narikora wowe watunga ibyaha bibiri wasambana ukica n'umuntu Mimi nyawe reka nkubaza ubu ngubu ni nk'iye nama wagira nk'umuntu wakuyemo inda cyangwa se nk'abakobwa bakuramo amata reka nkubwire umukobwa wakuyemo inda mu gihe atarajya mu rusengero ngo yature icyo cyaha uruhinja ruzaguma rumurira mu matwi nta nijoro azabona na shitani ntazamwemera kubera ko ni umunyabyaha ndengakamere icyaha cy'ubwicanyi ni ugize gusambana ubundi nta nubwo ukoze icyaha kimwe ibyaha bibera ingunga urasambanye Imana irakubonyera kubabariye utwaye inda iguhaye ikimenyetso ubundi ni nka last warning ubundi inda ni last warning ku mukobwa noneho last warning irakunaniye uti nkeneye kuguma ndi umukobwa kanyikuremo nukuri kwiyampamagaye nukuri kw'Imana yo mu ijuru umva nzi neza ko ari umuvumo kuri wowe mukobwa wakuyemo inda wese ari wakuyemo inda n'uwabyaye umwana ntamurere mubi n'uwe reka nkubwire buriya naba n'uwabyaye umwana ntamurere nawe ni amakosa yakoze yego ariko hari impamvu wenda yego ashobora kumubyara ntamurere kuko atabifitiye ubushobozi ariko akaba yamujyana akamushyira no mu kigo cy'imfubyi bakamumurerera se waretse bira bishego ukajya ugira inama abantu ko mbona ubishoboye njyewe ariko nta bishego ngira mbwiza abantu kuri irwa wigisha abantu uburyo abagore babo se none se abagore babo wari wumva mvuga ngo ndakwigisha uburyo urongora indaya cyane umugore wawe nyumva neza wari wumva nigisha mvuga ngo ndakwigisha uburyo urongora indaya cyangwa mvuga abagore bawe erega n'Imana yabonye ko ari ngombwa ko kurongorana bikwiye banza wumve Imana yabonye ko kurongorana bikwiye Adamu muremera umugore azajya arongora niho no kubyara no kororoka byose byaturutse sibyo nawe niba ushatse umugore rero kugira ngo urugo rwawe rukomere ibintu byose bipfira mu buriri nutamurongora neza azaguca inyuma nawe nakurongora agasanga ubishya umugore bazaguca inyuma niyo mpamvu ngomba kubigisha uburyo kimurongorana neza kugira ngo ingo zanyu zikomere uko wibuke ko channel yanjye ishingiye kukubakira ingo z'abantu zigakomera channel yawe yitwa Mimi Nyawe TV mwabyumvishije yego Mimi reka mukanya twinjiye mu kiganiro turi kumwe n'urugabo rubi rufite ubwanwa bwinshi rwo kumvura TV rwitwa Peace hari abantu bakunda ubwanwa umwana haryo utahe ariko bari ubwanwa bw'inyangamugayo nagaye kimwe n'ubwanwa bw'inyangamugayo nawe hari gihe Satani azabupfura izina rya Yesu Yesu niwe muza mu kanwa kuko ni nayo utsindishiriza Yesu no ni yuri mu muhahanda kubaho kwanjye no gukomera kwanjye byose byivanzwemo n'umwami Yesu Kristo aba yadari n'ubundi Satani yapfura buno bwanwa ariko kubera ko Yesu ahari mpamvu ubwanwa bwanjye burabutoye ariko bise hari ikintu utazi Imana ikunda Imana yanga icyaha ntabwo yanga umunyabyaha icyo kintu urakibuka kuba Imana igukundikana kurwanirira suko utari umunyabyaha nawe urabyemera ko indwanirira ndabizi ko uri umunyabyaha ariko nawe nubwo wananiranye erega nta muntu n'umwe itarwanirira nawe nubwo wananiranye ndabizi ko kurwanirira kuba turiho ibyo wakora byose wagenda wicaye waba uri ikimuga waba ufite amaguru n'amaboko Imana yonyine niyo ibikiguhagazeho unyumve neza ibyo dukora byose byaba bibi byaba byiza Imana iratwihorera kuko ibizi neza ko isaha n'isaha tuzagaruka mu murongo wayo ariko ntukajye wiyemera ngo pisi ngo ndakishijwe ngo kumvura tivugeho udihagure ndi umwere yererere ujye ubanza utekereza ibyo ukora byose no gutukana no kugira uti urabizi kandi kubikora no mukanya imaze kuntuka niyo mpamvu wari warakaye ntumaze kuntuka nakututse nyine uri umunyabyaha bireba urindangazi urindangare uratukana ijambo ry'Imana bivuga nta nubwo nzaragukumbura nono ibitugu by'abapfapfu sinzanagukumbura kuri kamera ngewe nimba udashaka ngo utuka rero ntukaba umupfapfa inde mupfapfa ibitugu by'abapfapfu n'ubune kubita ikiboko iguki iko birivuga umupfapfa ninde ibitugu by'abapfapfu umupfapfa ninde wowe kuko nta bwenge ugira ubusende umupfapfa ushingiye kuki ubu umunyabyaha sikuri umusazi ndetse n'umunyabyaha gute sindatukana nawe sindasambana nawe ubundi ubicyaha unshinza ni ikihe mu by'ukuri sinakubonye muri video se wambaye ubusa none se muri video namba ubusa nari nakuraho nka wa mukobwa wawe wowe Jackie aho Jackie abo wanjye gute twashije Jackie nyana na murongo yahu murongo rasenyendeje squeeze wa mipango kare mwami w'abagore gende nawe wigize na reka ngubye nawe wigize sacyangwa muri na minsi
sezera abantu sezera abantu ndabasezera se nabasuhuje oya ninde wasuhuje ninde wasuhuje nyine ariko kuki utangira gutsindwa ngo sezera abantu ngo gira uti mva rata abakunzi bamenya uyu mutipe ni umusazi n'ibyo avuga byose nta kuri kubirimo umva ni kwa kundi gahunda no gutwika murabizi ko mbakunda subscribe kuri wowe utarayikora yaba kuri Miminyawe TV uyu mugingo umuremere uyu urutwe rubi kumvura TV na mukore subscribe atazabura ibyarango yararogewe umuntu ko atari umukobwa ninge muntu uzaguhesha umugisha numara gukora subscribe Imana izagihita igenda mu bintu byawe kwagurire mu bintu wisutekereza byanyu by'ubusazi nese no mu bikorwa byawe ngo mu bintu mana subscribe uzabintu nazo nyeneye imitungo utunze amazubaka abantu byaye izagenda ihite umugisha mu bintu byose ukora ushatse kumbeshya kuri umuvuzi muramizi Imana amahoro nikomeze kwa umugisha kandi ibashyigikire naye ndi kumwe na Miminyawe n'Imvura TV nge nitwa Somana na Tole Peace uyu ni Mimi nge nitwaje sere Mimi oji kumubumbe wabevuze izina ryawe kavuga ivuari tunisize uzikuno ndikunda kunda kavuga wayo w'imboro Giselle nge nitwaje Giselle w'imboro Giselle uriyumva urukuryumva neza kubonye ko kijije umva wayo